Se iyi ni plante ni imisatsi yawe? Imisatsi yanjye baby. Ywi mwandondo nibagirwa ko ntetse shanetse agatoki mana ndasanga kashirishijwe nk'ishashi. Reka nzandebe reka nzandebe. Umva umunota umwe n'igice basi uhita ugaruka sibyo? Coco nawe usukugeza batabikuyeho hakiri kare. Kwifata gihita genda gutya. Mwese ivare kino nishirire ngo nuko ari kukuganiza. Tuziranye nje nawe. Hari ikibazo? Okay, nta kibazo. Sako jure yarakure ko icanga turi kuganira niba urakanye gato akabona kugenda. Sinjye nawe tuziranye kuba giye kugira ibyo akurikirana ari cyo bigutwaye. Ahubwo gusibye umuntu utazi. Areta garuka wenda nta kibazo. Bivumeze utese. Ni sawa resine nawe kubwiye se. Nukuri iminsi. Meze neza ahubwo umeze ute? Meze neza kuko neza. Ni bisanzwe gusa neza se amusore nkanjye agomba kugerageza gusa neza kugira ngo ahantu hose atambutse bikunde. No way, gute? Ifi mbona udasanzwe. Ariko nta kintu kidasanzwe kiranga. Uratangaje. Ufite uburanga budasanzwe. Come on. Oh, stop it. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe buri wese ni nkuko nawe umeze. Nizo ntabwo ubona abandi basore, ntabwo ubona ba DJ, ntabwo ubona ba Yolam. Wimbwira abandi basore nta muntu nabona umeze nkuko umeze. Come on. Okay. Reka nkwereke. Reka tuvugane amaboko yawe aranga. Bigutwaye iki? Sibyo? Reka tubigerageze turakomeza gushoboka. Ivyo waretse. Bigutwaye iki? Kunyumva se basi. Reka tubigerageze turebe. Nese bigutwaye iki ko turi kumwe? Okay, wenda dufatane gutya. Hari ikibazo? Like this? Jojo arasohotse avuga ko agiye kuzana gukora igitoki ku ziko. Mpita nibuka kuki naje mbako kuki ntamuzaniye ibitoki kwere. Ibitoki se bikuye? Suko ntabwo yabari kubwiye. Nese ubwo ntiwaye kwanduza imodoka yawe? Bakamwa byencuruza ibitoki to. Niyo business nikorera mbivana mu ntara nkabizana nkahani Kigali nkatumbicuruza ku bandi bantu. Ibicuruza ibitoki. Ya uzuna nomboye nka nimugoroba makashi mfite gutya ku ntoki. Umusore mwiza nka ucuruza ibitoki. Birakaze se? Nta kintu kirenze kirimo rwose. Urambeshya. Ucuruza ibitoki. Nizi noki. Ye wimbeshya. Rimwe na rimwe bibaye ngombwa nshyiramo tuga. Kahita nterura ibitoki tugashyira mu modoka tukongera tukabikuramo. Ariko Jojo yarakuruze. None se ubwo ufata igitoki n'amakashi ugashyira mu modoka yawe? Imodoka yanjye. Nuze ariko niko kazi zikora n'ubundi. Regis udakomanze. Amasaha se none kutashye kare. Ibya byari ngombwa nyine. Sasa bato. Kono akazi k'iki genda ona idani. Kubera mugira nyine isaha mutahira tu. Gihe cyose ushatse nuko. Ishobora kora mu cyuma. Nta nubwo uri kuraba ko umutwe wanzonze ndwaye. Urumva nabyimagine. Kuje wicaho ngaho nta no gusuza abantu nta n'iki. None se wibonye umuntu bitewe no gusuzwa mbese ntabwo amenye nimba rwaye cyangwa atarwaye. Cyane ntabwo je wenda uciye wacitse akaboko ngo mpite mbyimagine. Ntabwo je uri igicumba wenda ngo mvuge ngo wenda bakuvunye. Nise urumva nacitse akaboko cyangwa akaguru. None. Gusa ko ya sinzi kwarutumye amangayika. Shanye umutwe wanjye nje hari ikintu nari kwiyumvisha. Izo ndwara zawe imitwe ejo mu nda uri muri cyaje kitondagura nshinga cyangwa ubundi ko usigaye arasaba oya ariko kwiganira reka ni byiza kugira ngo tumenyane. Usibye ko umutwe mu stress n'ibindi
ejo utangiye akazi utangiye kugira stress cyangwa cyane wabonye akazi Ngize umwana n'utagira stress sinari ntekereje se ushize wajya gutubeshya ngo ugiye mu kazi kandi ari ibihuha n'ubu rero nabwo nari mbonye uje ndavuga ko byagenda kose isimbi ndamuzi mba nazikodesheje rimwe na rimwe harimo no gukoresha gasoza izo z'akazi nizo ari kuzana ngira ngo hano bari kuhaza umuzana igitoki uzanye n'imodoka yawe ugendamo pani y'akazi imodoka ivuye muri no Kigali ngewe n'imyaka mfite imodoka nayikure cyakora harakonje ngo ndakodesha rimwe na rimwe banca nka 40 50 nkinywera ako ngako kibazo rimwe na rimwe nako kagenda gapfa hakuru mutufite nk'umuntu uzi wenda hari umuntu wamuzanye ufite imodoka nka Daihatsu yabasha gupakira nka toni nka 7 z'ibitoki aho ngaho rwose twakorana kora business y'ibitoki. Yeah, that's my business. Nyine ahubwo ikibazo ikintu kimbabaza ni kimwe ntabwo njya ndya ibitoki kwita umusore mwiza nka gukora business y'ibitoki wasahinduye business ugacuruza ugakodesha imodoka ukwendura business ibitoki nakuriye business y'indwo ngubwo business zirahari zikubereye ivi udacuruje ibitoki. Okay, njya gutangira rero kureba ibintu by'ibitoki narebaga ni iki kindi umuntu yashobora gukora muri Kigali kurya ni ibintu bibaho umunsi ku munsi igitoki abana barakirya abantu bakuru abagore batwite umuntu uri kuri diet business yo wakora indi business kandi abaturage bazakenera ivuda kuze business yo gucuruza ibitoki rwose bimbeshejeho pe nibyo mpamvu nakuye ngo they are my best friends now kubeshejeho n'imodoka ufite yo kugendamo ive ega sinzi mpamvu udashaka kunyumva kuki umusore nkawe se wakora ibintu kugira ngo ubone amarariro gusa no igihe tugezemo imyaka yanjye ntabwo inyemerera ko ibyo bintu runaka mbifite wenda bizaza mfite imyaka ingahe mfite icyizere ufite imyaka ingahe I mean early 20s urumva ufite imyaka mikeya subwo rero nibindi nizere ko bizaza kuba basi uyu munsi mbasha kubaho nkishyura inzu muri Kigali ukabaye muri iyi myaka iva ufite imodoka yo kugendamo ko na papa yarinze agira imyaka nk'iyo mfite itarayigira onkire nuko sogokuru bishobora ko yanapfuye atari yanagendamo no ntago ukwiye kugendera kuri ibyo nagusabye ko wavuga nibura tumeze gushyize nta modoka mfite na data ntabigize atunga ubwo rero cyo kwenda ninjye nk'imyaka 40 wowe urahari kugira ngo ukore ibyabananiye ku myaka 40 nzaba narayitunze nzaba mfite n'inzu noneho muri Kigali ivi nta musore ufite imyaka 19 kandi ufite imodoka agendamo abo ngabo base babare basigaye ari imitungo bavuze oya gukora gusa hindura akazi wabukora iki gucuruza ibitoki ibyo bintu ntabwo okay cyakora wenda ko namenyanye nawe ushobora kumfasha nkamenya kandi kazi nakora kamfasha kugera kuri ibyo ivi ndahari kugira ngo mufashe ibyakunaniye oya abazi abantu bafite ifaransa ibiswahili kandi igifaransa n'igiswahili ewe inka buka kandi ngo arangije ese n'izindi ako nicyo nakubwira cy'umwana buriya mu bintu bibaho byose njye nicyo mbikubwira akazi ko kaba kari kose uzakoye ni byiza wenda ubu ngubu ushobora kuba urwaye ariko rimwe na rimwe nk'abana b'abakobwa nyine hakumva bagira batya nyine wakumva ufite stress z'utwana tu kabateka nitahi impushya zanyu zo ntizijya ziba nawe rero ushobora nyine tu sinzi wenda nimba ushobora kuba uri muri abo ariko hirya y'ejo ushobora gusanga witenda group uzagenda muzitandukanye iminsi ngenda umbonye hano kangahe amasaha y'akazi so reka mvuge kari bwo bwa mbere ariko inari nkwiye kubikubwira nk'umuvandimwe sibyo urabizi ko nkunda kuguhangayikira urukoresha sibyo ikindi rero ni iki ngiki ibintu byose akazi tu ukwiye kukuba iyo uyu munsi turakutashye wenda utashye nyine kuri ku mpamvu z'uburwayi ariko hirya y'ejo nyine njye mfite sinzi impungenge ko ushobora nyine gutangira mu tuntu tumwe na tumwe nk'utu twose ndi kukubwira iyo rero ukoze utudega nk'inshuro nk'eshatu cyazinga bitewe no mu boss wawe ako natangira kubona yuko uri umuntu nyine
udafatika. Ibyo bigatuma umwanya ushobora kuwutakaza kandi nyamara mu by'ukuri bakwiye kuba improvement ndetse ni uri kuri yose ariko ushobora no kuba manager gake gake. Niyo mpamvu rero nubwo warwaranye wumva uburwayi ufite atari ikintu nyine kirigarafu cyane ambana kazi ni buya. Hari ibyo kuza kuryama hanga neza uko uje kuryama baze ntuhite no kuri farumasi ngo bagutu nini none ngo raje kwijyana. Ndakumenyeye umunsi nabatekeye niriwe Cyoko. Sikindi se Atetse. cyane dukunda sariko Atetse nyine. atetse ubugari bw'isosi Ubugari bwa mama. numvaga cyane none ikintu cyabaye Atetse umunyu mwinshi. Kuri ntabwo nabanga. Uje warabuze waritebeje ntabwo wabyumva. Anti ko narabuze twaraguranye pe iminsi myinshi. Mba ngukumbuye myinshi cyane. Nanjye mba numva mwikumburiye rwose. Ya nyine ni ibya Kigali hari ukuntu umuntu abura agahuga ariko nta rwango ruba rurimo. Oya we urwango rwo ntarwo ukuntu tuba tukuvuga ngo rwo njye na Nyambo. Ndabizi. Kenshi turakuganira maranje. Shajo ariko hagati urasa neza. Reka Umva konzara kumumama. winera isoni hanti. Ya murasa n'agenda bimubwira. Mukuru urakoze. Nakoze nawe. Ahandi rero Ahandi ndaho nubwo maze iminsi nguhinda aho ngo ndagushaka utanagira ngo mfite amatsiko. Utanagira ngo hari n'ikibazo mfite. Na amahoro pe. N'urukundo ubunyikundira. Yose ko ndi anti w'abantu bose abana barankunda. Umva nikundira ngiye kuganira nawe mba numva ari byiza. Bane biranshimishije turi kumwe. Ubura ufite amatsiko ngo ukeneye kumva ikintu cyo. Ubwo gira vuba pe. Ati none uranse kutembaga. Rasha ntabwo museka n'ukuri. Ati nyine Dodo winesha umutwe. birasekeje ibintu ngiye kubwira anti. Nyine arabizi ko n'uwo yive nyine kumubabarira byarananiye. Ese kandi Bose mba numva ntacyo nahombye kubura Yves. Ariko nyine ikintu nshaka kongeraho inama. Ari umukobwa mushiki wanjye. Ageza kundeba mu rugo. Hari igihe twari turi kumwe turi kwiganira bisanzwe Yves kwa kundi yitokeza akaza nkajya kubona nkabona araje nta gahunda dufitanye. Yves arinjira ariko nyine bifata nk'ibisanzwe tumwakari baricara iminota mike nyuma arigendera. Amaze kwigendera uwo mukobwa aramumbaza. Ati uwo muhungu mwiza n'uwahe? Muhungu mwiza? Ntabwo ni umuntu nyine tuziranye n'umushiti wanjye na Nyambo ageze kudusura biraho. Umukobwa arashyuha arashebeka arabambara ati wamba birukamana imiriro muhungu ko namukunze ko mbona ari igitangaza ko mbona uyu muhungu noneho nanjye nzi muhanirukanka ngamvanira ishyanaho. Ndazimuha pe ndamwatakira. Umukobwa atangiye kumwandikira kumuvugisha baravugana bageraho ngo baranahura. Baraganira ngo basangira fanta. None nge evenzi nuwo yabonye ariko bari bayivi batandukanye. Yaje ambwira ko muyiva ari gitangaza ari umusore mwiza ari umusore uganira ufite ubwenge iby'uburanga byo yari umukobwa yari yateshaguje. Ariko nyine numva ni ibintu bisanzwe. Ndabona nabashaki bakundana. Nge Yves sinkimukunda nyine numvaga mu buzima bwanjye naramuvanyemo. None umukobwa rimwe aza kumbwira atari ko kuriya mu muhungu wombwe ko ari umushiti wanyu. Wowe na Nyambo wazamubwiye akadusura rimwe mpari. Numva nta kintu bintwaye. Yego inkora ku rutsinga Yves ndambwira ntuzadusura ariko. Yves atungurwa no kumva ngewe mugenga dusure aza yabyishimiye yashyushye agira ngo wenda hari n'ibindi jambo. Ngiye kumubwira. Kagere mu rugo asange ndi kumwe na nyiramama. Ariko ubwo umukobwa yari yansinye yarambwa ati Jojo niba nta kintu bigutwaye. Yves nagera hano waje kuduha umwanya ho gato nyine tukaganira ko numva nkumbuye kuba ndi kumureba. Ariko umukobwa ukabimbwira ngewe nkabona arabyishimiye afite neza
nanjye mba nta kibazo. Iva araza agera mu rugo batangira kuganira bari guseka, umukobwa nshira amasiri numva nta kibazo, nanjye ndahaguruka ndigendera. Ubwo nyine mbasigaho muri salo batangira kwiganirira, numva nta kibazo. Ariko nageze muri korodoro numva umutima urakubise. Ni karibu. Bwira neza nyumva. Biteze. Regis? Meze neza. Eko mwebwe meze. Bindukurangira rose. Zise icagihenza nategereje ni umuryango winjira. Sigaye uneka se. Uyesu kundika. Ega narakwishimiye n'uyu muntu se. Ni muntu mbona wabirana na company yanje. Yacu mbese. Company again. Makuru se ko tuyaneza. Koze. Tuyaneza cyane. Nagenzwe n'iki se none? Se cyabindi se. Biki? Cyane kuri ndagarutse. Bari ubyumve. Ni umuntu nabonye uberanye na company yacu, bya bintu dukora umva birakubereye gusa sinzi impamvu utavyumva. Shobunzi utajya wumva pe, wumva bigoranye nuko. Ese ukumva bigoranye. Ahubwo ibaze kugenda gushaka undi muntu hehe na hehe wambara ukavyumva. Cyane bikamubwire buriya ikintu kidashoboka nyine cyo kidashoboka. Ko n'umusinzi nta mpamvu wampaye ifatika y'ukuntu bidashoboka. Erega kuba umuntu adakunda ibintu nayo ni impamvu ifatika. Ko ntabwo wakora ibintu udakunda. Wabigerageza abantu usanga nabikundiramo wabigezemo. Cyane ntabwo navuze uko ngira ku buryo byo kugerageza ibintu ngewe ntari kwiyumvamo neza. Cyakora ndabona abantu heza menya iyo mpamvu ufitemo akantu ko kwiyumva uzako sinkotutse. Ntabwo ari ukwiyumva, sometimes mwumva nabi. Kuba umuntu adakoze ibintu mushaka cyangwa mumushakira igare ko ari ukwirya. Nawe afite kondisiyo agendera mu buzima bwiwe, kuba atakunze ikintu nyine uwo ushaka ntabwo ari ikosa. Uba ugomba nyine kumwumva ukumva ko nyine ntabwo nyine yakunze icyo kintu ukanabimwubahira. Rero kuba ntaragikunze ntabwo uri ukwiyemera. Buri wese nyine agira ibyo akunda n'ibyo yanga. Ariko ushobora kuba wajya wambwiye ko wanka kumenyekana ni ibintu bijyanye no kugenda ngo mu social media no kwambara iyo myenda yanyu mukamfotora mukagurisha. Se undi ubwo bagura iyo myenda cyangwa ni bagura imyenda nawe simbizi urakeka hari ibindi se no kugura imyenda kuko wabonye ko ifite ingoma. Ikindi kandi ukuntu inyuma yawo nyine naragiye njya ku social media ndanareba biriya bintu kuryo bikorwa kubisaba ibintu byo kwirya, koga kuba nyine azi uburyo atambuka amagenda, uburyo agomba kwifotozamo, uburyo kujyanye no kwifotoza gusa kugenda ntibirimo. Rero no kwifotoza n'uburyo abantu bifotoza nabyo ntabwo bishoboye. Ni ukwerekeye tizamura ukuboko byaba bigoranye. Ahubwo se twakiriza iki? Ndafata amazi tu. Wese uringa ngo urashoka. Mbishya amazi ni umuti mwiza. Amazi nta ngaruka nimwe ati. Niba ari ushaka nta kibazo, wese tuguye ibyo udashaka. Oya mu mazi. Nzanira amazi. Ana! Se ni umukozi ra? Oya, ni umushuti wacu. Ana! Ana se. Yobwire. Mfashe wazaniye amazi umushyitsi se. Umukozi ujye muhamagaye. Shaniye n'umukobwa tuba turi kumwe hano.
numva mbizi ndetse umvaga n'umukobwa yatwawe cyane bo bari bari mu byabo rwose bameze neza ariko ngiye ku ruhande rwanjye numvishe mbizi icyuya numva umusatsi umvuyeho numva kwa kundi uhagaze kumva nk'ikintu kigutambutse ndikanga ntangira kwiyumva nyine mu ibyiyumviro bya Yves numva ntangiye kumutekerezaho numva ntangiye no kurakarira uwo mukobwa kandi nta kintu yantwaye tutabitekereza donc natangiye kumva mbayeho ntafite Yves wenda uwo mukobwa amufite cyangwa ari n'undi muntu umufite none numva ntangiye kurakara mu mutima numva ntangiye kumufuhira numva ntangiye donc numva muri ngiye hasa nk'ashibutse n'ikintu cy'urukundo numvisha hasa nk'ashibutse n'ikindi kintu cy'urukundo cyo kumva mukunze cyangwa mwishimiye ariko mfite n'umujinya n'uburakari numva ndi kurakarira uwo mukobwa biranyobera ndavuga nti Mana yanjye nzajya gushaka anti mbimubwire none ibintu mbibwiye Nyambo yambwira ati koma igihe nahereye nkubwira ngo umubabarire ubundi wamubabarire Nyambo we ntabwo wamuva mu maso ati ibyo ni ibiki none Jojo ibintu byakubayeho ni ibintu byaba ku muntu wese ariko buriya Umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona buriya nari nakugira inama iriyo mva neza utega amatwi wumva ibintu nkubwira kandi ukurikiza bizakugira umumaro kuba ushobora kubona Yves bwana n'uwo mukobwa ukumva urababaye Yves uracyamukunda vuga ako kari ko kumurakarira ufite muri wowe ndi bya bintu nyine mwacanyemo akakubabaza umutima wawe ukaremererwa ariko rero uramukunda ariko Jojo n'abakobwa b'iki gihe bameze nk'abafite amababa baguruka yibaze nk'umunsi umwe ubyutse mu gitondo ukabona Yves akuzanye invitation y'uwo mukobwa muri kino gihe abakobwa basigaye banabaga abahungu ibaze kuri iyo foto nk'ubu ngubu uryamye ukumva rwose umukobwa arakubwira ati nyamara ejo uzanyambarira uzi ko ufite inda y'umuntu agiye gushakana na Yves cyane yongeye kugira inama imwe rukumbi sibyo Yves uramukunda kandi mu bigaragara nawe aragukunda fata ihene igihebe garurira hafi uri kumva garura ibintu bigenda mu buryo bikiri mu nzira nshya batarakunda urukundo rumwe rugurumana anti subu naherahe ariko Jojo erega guca bugufi n'Imana isuzuguritse nyine ndabyumva naca bugufi nyine mbyitware mu gute nyine wowe shaka Yves muganire mubwire ko wamubabariye erega se nabwo ngo muragusaba imbabazi gumura kumubara ataragusaba imbabazi uri papa w'umwana wawe none we yarazigusabye mushake muvugane ibintu bikiri mu maguru mashyashya swat ushobora kuzarira amarira risque la vie ati umugare Yves twicare mbwa mu ndakubabariye cyane wigirira Yves gira umwana wawe tureke n'umwana nanjye ubwanjye ndumva ndi kumutekereza ubitekerezeho neza inama nguhaye ni inyamibwa uri kumva Nisi koko nyine amazi bugeze koko wabyibazije cyane wanywa amazi imiti myiza usanga ari nabo banegetse kwa muganga ariko amazi bagutegetse kwa muganga nawe uyihata amazi ni meza ntubwira akunda se nese amazi wayanga biga nta mwitamo amazi ariko ibyo yanga ntabwo twakiretse icyashaka amazi merci beaucoup uranyuzwe se yarafutse sa nta n'akanya natuma ubanza wari ufite icyaka wa mugani wawe kamazi ni meza so rero nyine nk'uko bimeze rwose ije munda izina rya Yesu ngo iki mane Yesu yamaze Ana
Ana winano. Mana wini subaye iki? Ana yanjye. Ana umwana wandi arapfuye. Abaye iki se kandi? Ese amazi washyizemo ibiki kandi? Nashizemo. Mana yanjye. Nasuko muriye mu ndu ngubu washyizemo ibiki? Nashizemo no kwikora abanje nta kintu nashizemo. Bikunda kubaho. Nesu mana yanjye. Nasuko kumuganga kandi uvuze ko yubitse ndakira. Ngaho se reka mubwiye. Basi muri mujyane mu cyumba kibashyitse uburyamye gatoye. Mana. Oh god. No way. Jana gatanu, jana gatandatu, jana karindwi, jana umunani. Gumayo. Namurari. Mura. Murakomeye. Amachonguri. Mwanzo wacu ngo muraho. Muraho fani. Ina makagaza ngo mutahe. Imbeho mutafani. Waza twapfu. Baba twapfuye. Itunazemo twapfu. Ntacyo fani. Grenade wakafu n'umuheto. Itunazemo twapfu. Grenade. Muze sinasinzira. Ibitoki kate usha wowe. Jonathan. Yes, afande. Murakomeye. Yes. Mwariye. Wapa afande. Mushaka kurya. Yes, afande. Nahinze. Wakoze iki? Nyitoza afande. Wakoze. Yes, afande. Umwari koze. Yes, afande. Jana icyenda. Iminsi ibiri mutarya mwebwe. Iminsi ibiri mutarya. Ijana icyenda banani. Afande twe turarya twabikoze. Ijana icyenda. Birahagije afande. Birahagije koko. Wayigenge no munsi naze kubagaburira. Urukumva? Dohora afande. Jambo sana. Jambo. Nduma magara. Afande sinzi umuntu w'ingenzi kuri wowe. Warugize ngo cyangwa? Garukana. Genda umukupe. Garukana. Nini? N'ingenzi niko kubwira. Ngo birutirwa. Ntabwo namufashe fani. Nuwahise kumunana nimero. Umugore wa fani. Umugore wanjye. Uyibonye he? Amusore fani. Baracyafite ikiburi nyeneye kubakosora. Urukumva? Bacungagira ubyuka. Ja wahagura. Jamujuri jamucunga iki? Bacunga. Fani ndashaka kunyara. Nyare. Allo. Oui, muraho. Muraho. Umeze neza. Turaho tumeze neza. Ni muri bande? Ntago wamenya. Ariko ngenda kuza. None nimbuze. Bitumye ngo hamagara rero. Hari ibintu nashaka kukongereza kuri telefone yawe. Binyohereza ngo mbimaze ikiza. Wowe nubireba urahita ubona ko ari iby'ingenzi. Naje gusanga nyine. Nabigutumye si ibyo nushaka kunyohereza nabigutumye ari umuntu wabigutumye ni ibintu by'ingenzi gute mbuhe buryo byagenze bite?
waretse kuvuga nawe ko ibyo bintu bikureba. Birandeba, bigira amaso. Nanze ko wazagwa mu ruzi rw'iki. Ni ibintu, ni umuntu, ni ibiki kumbwira ngo birandeba. Urabibona nibikugeraho. Ngaho byohereza turebe. Kandi rwose. Ni ibintu by'ingenzi nanze ko wazagwa mu ruzi rw'iki kiziba. Uruwahe nyine ko icyunyeje ibyo bintu utanzi nakuzi. Uranzi se wowe? Ngiye ntago ari ngombwa kumenya. None we kuki wamenye kuki nyina nakumenya? Amakuru urayamara imbara n'amakuru wanyamaze. Ibyo nkohereza nubibona urahita ubona ko nge ntari umwanzi wawe. Urifashe gutyo gusa. Sanga wohereza bino waje. Bishoboka. Nyamba. Nunda bihakana gute? Nifite ikizibiti. Usiku wambaye isume mu rugo rwanjye. Urasobanura ko umusore yambaye isume gute? Muri kumwe aho ngaho. Nyamba. Wakwica mu kinini. Twagiye ta. Umuntu nongera kumumagara n'umwitaba urukumva. Jinga. Niko. Mijani cyane yabanani. Kwayikoza afande. Mijani cyane. Kwayikoza afande. Ndabo kubita nta mikino ufite ina. Mijani cyane wakiga. Afande. Nurugifande. Ijana cumi. Afande. Ngiye kuri popashi 659 urukumva. Yes sir. Ijana cumi. 11. 12. Tobora po. 13 twagiye. 14. Basoni. Muraza muzana imitatanga. Mwaje gutatanga. Wabafande. Afande. Mwaje gukiranga. Wabafande. Ijana 15. Nuko tugeze dusubira inyuma sinyuma. Ijana 12. Ndabibye cyamuranye. Turakwibye afande. Turakwibye afande. 90. 91. Turakwibye. 91 ngira vuba. Yes afande. Cyana gatatu. Yes afande. Cyana kane.